muwe mu buzima bwawe urimo urabona imikorere yawe, urimo urakawa uburyo cyugenda, uburyo cyukijije, urimo urabona ibintu byose bimeze neza. Ese umyitwarire yawe, uburyo wera imbuto muri karitsiye, mu isoko aho ucururiza, uburyo wera imbuto mu kazi ukora, niba ari akareta cyangwa ari akabikorera ku giti cyawe, imbuto niba uri umushoferi mu gutwara imodoka kwawe, cyangwa se niba uri umumotari kwawe, uburyo wera imbuto aho nuheka umukobwa ukagenda usubiza akaboko inyuma akora, aho nutwara umuntu mu modoka ukajya ugenda mbese ugira ibindi bintu, mbese urabona inzira zawe zigoroye. Ijambo ryavuze ngo hagiye kuza ikintu cyitwa Timasi yize, bagakubitaho gutya bagasanga hari ibigoramye, gahunda nta kindi kintu kiba gikurikiyeho ni ukuhasenya. Ndagira ngo wigenzure neza, ntabwo ndi bugutindire, ahubwo ndagira ngo wigenzure neza, urebe mbese hariya mu isoko ucururiza cyangwa se muri iriya botike ucururiza wawe, mbese umeze neza ku buryo bazanye basanga ibyo bintu bigoroye. Tubahaye ikaze mwese bakunze y'isoko y'Abizera TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Turagarutse kandi tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Imbere yacu rero, mbere ya za kamera zacu, twaba turi kumwe n'umukozi w'Imana, usize amavuta y'umwuka w'Imana, kandi musanzwe mumuzi, agarutse atuzaniye impamba. Reka tumwakire rero atubwire icyo Imana imudutumyeho. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze cyane kunyakira, kandi ndanezerewe cyane kongera kuba hamwe namwe, kandi ndashimira Imana inyemereye kongera kuboneka mbere y'izi kamera. Ni umugisha Imana iduhaye. Hanyuma rero ntabwo tutinde, ahubwo nta bidasanzwe, ni ya ntego yacu twihaye yo kuganira ku ijambo ry'Imana, twibukiranya, dufata intego cyangwa se dufata uburyo ki dukwiriye kugenda muri iyi minsi, ariko tugendeye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo bishatse kuvuga yuko abantu ijambo ry'Imana bataryize, bararyize, baranaryigishijwe cyane, baranaryigishije, ariko umuririmbyi umwe wigeze aririmba aravuga ngo mwibukiranye cyangwa se mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Rero nta yandi magambo yavugaga, ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya. Tugasoma Bibiliya tukibukiranya icyo ijambo ry'Imana rivuze. Niyo mpamvu ndahangaha rero kuri iyi channel yacu isoko y'Abizera TV, niyo mpamvu ndahangaha. Imana ibahe umugisha. Bamwe dukunda kubana ngira ngo baranzi, ariko ubaye uri umushyitsi kuri iyi channel ukaba ari bwo bwa mbere ufunguye, ndakwibwira amazina, nitwa Singaye Regis. Ndanezerewe cyane kubana. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana, ijambo nzanye uyu munsi kugira ngo tuganire, ariko gatoya reka tubanze dusenga Imana kugira ngo dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Uri Imana y'amahoro, uri data wa twese mwiza, ni wowe uduhaye umwanya ngo twogere twumve ijambo ryawe. Ngaho ngwino dushyigikire rero, kandi ubwiza bwawe butubeho mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Ndakwiyegereje mwene data, mushiki wanjye, wowe ufunguye, ndakwiyegereje mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza nzanye, ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi turasoma ibice 7, Amosi ibice 7, hanyuma dusome umurongo umwe wonyine, umurongo wa 8. Amosi ibice 7 umurongo wa 8 niho tugiye gusoma, hanyuma tukumva icyo ijambo ry'Imana rivuze n'icyo ritubwiye, ubundi tukaganiraho gatoya cyane, rwose ni gatoya, ubundi tukaza no gufata umwanzuro kuko ari ijambo Imana iduhaye. Reka dusome umurongo wa 8 wo muri Amosi. Hari ijambo rivuze gutya ngo, maze Uwiteka arambaza ati, Amosi we, ubonye iki? Ati mbonye, ntimbonye Timasi. Umwami ati, dore nzashyira Timasi mu bwoko bwanjye Isirayeli,
sinzongera kubanyuraho ukundi. Imana itugire neza. Nyemerera nsubiremo rimwe nta kintu bitwaye kugira ngo uryumve neza. Ni umurongo wa 8 wo mu bice 7. Haravuze ngo maze Uwiteka arambaza ati, Amosi we, ubonye iki? Nimbonye Timasi. Umwami ati, dore nzashyira Timasi mu bwoko bwanjye Isirayeli, sinzongera kubanyuraho ukundi. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Ndanezerewe cyane kubwo kubana nawe. Ndagira ngo tuganire kuri ijambo ry'Imana umwanya utarambiranye, igihe gitoya cyane, ariko twumve icyo ijambo rivuze. Ndi imbere yawe rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntiwirare, umwubakisha arahari. Ntiwirare cyangwa se nturangare. Kwirara ni ijambo ry'ikinyarwanda risobanura umuntu warangaye cyangwa se umuntu wadamaraye, akumva ko ibintu nta kintu bitwaye, akumva ko ibintu wenda asa ari amahoro kandi atari amahoro. Ntiwirare, umwubakisha arahari. Ndaza kuvuga ku ijambo ryitwa umwubakisha, ariko ntabwo ndi burenze ingohe ijambo ryitwa icyubakwa, ndetse n'abubaka nabo bazamo, ariko ndibanda cyane ku mwubakisha. Hanyuma kandi mvuge no ku cyubakwa, ariko ndabivugaho mu gihe gitoya. Hanyuma umwuka w'Imana nawe aragenda agusobanurira icyo iryo jambo rivuze mu buryo burambuye. Mwese cyangwa se abantu muri rusange, iyo tugenda tubona ahantu bubaka amazu, tugenda tubona ahantu bubaka imihanda, tugenda tubona ahantu bubaka ibintu bigiye bitandukanye. Biriya bintu baba bubaka, yaba inzu, yaba kadasitere, yaba etaje, yaba iyindi nzu iciriritse, yaba imihanda barimo bakora, yaba ibiraro, ntabwo bashobora kubikora hatariho uwo bita umwubakisha. Umwubakisha mu yandi magambo mu ndimi z'amahanga ni enjeniyeri. Enjeniyeri uyu nguyu niwe wenyine uba ushinzwe kureba uko icyo cyubakwa kimeze, akagihagarani, akagiha icyo bita ubuziranenge, akagiha ubuzima gatozi, kubera yuko aba yarabyize kandi nyuma yo kubyiga aba yarabitoranirijwe. Kuko iyo bajya gutora enjeniyeri babanza gukora ikizame bakareba wujuje ibisabwa. Ntabwo bapfa gutora uwo babonye hariya gusa, ahubwo bazana uwujuje ibisabwa. Uyu mwenjeniyeri rero niwe wenyine uba ufite ijambo rya nyuma ku cyubakwa runaka. Naratangaye cyane kandi nagize ubwo hari ubwo umuntu yubaka etaje ya nivo 3 cyangwa 4, akayihera muri fondasiyo, bakayubaka, bagashyiraho amabuye, bakazana amasima, bakazana ibyo bita ferabeto, bakamena dare ya mbere, bakazamura ibintu byose, bakabikora, bakubaka. Noneho bajya kugera muri finisage bakavuga ngo reka tuzane enjeniyeri w'akarere cyangwa se w'intara aza apime iyi nzu. Hari igihe aza agakubitaho imashini yiwe, imashini ikatubwira ati enjeniyeri, aha hantu ntabwo hakwiriye kuba etaje. Uyu mwenjeniyeri ntabwo yita ku kuvuga ngo mwakoresheje amamiliyoni, no. Ntabwo yita ku kuvuga ngo mwatanze amafaranga, no. Ahubwo aravuga ngo shingiye ku bwenge mfite, shingiye ku gupima uburyo mpimye iyi nzu cyangwa se uyu muhanda, shingiye ukuntu bimeze, ahangaha ni muhasenye. Kandi akimara kubivuga, akimara gusinya, akimara gufata ikaramu asinya avuze ngo ni muhasenye, kera kabaye abasenya baba barangije kuza, katerepurari ba yarangije kuza igahirika inzu cyangwa se umuhanda bakawukuraho, kubera yuko enjeniyeri, umwubakisha, kuko yabivuze. Noneho nawe nje kukubwira ngo ntiwirare, nubwo aho ngaho ntaza ari mu rugero rw'ibyubakwa byo mu isi, ariko muri ubu buzima bw'Imana, muri ubu buzima tubamo bwo gukizwa, Imana nayo ifite umu enjeniyeri yashyizeho ngo aze apime, arebe uko ibintu birimo byubakika. Nkuzana ijambo ngo ntiwirare, enjeniyeri arahari. Turi mu buzima bukomeye, abantu barimo birara, ugasanga umuntu yarakijijwe, ugasanga umuntu yarafite agakiza, ariko kubera kwirara
kenshi na kenshi bakunda kutubwira ngo twavutse bavuga ngo Yesu azaza, ngo none ngo ntabwo araza, ngo ubwo se ubundi aracyaza. Mbese ugasanga umuntu wakizwaga, ugasanga umuntu wakoreraga Imana, ugasanga umuntu waririmbaga, wari umuvugabutumwa, umuntu wayoboraga itorero, ugasanga yariraye, yasubiye inyuma. Kubera iki yiraye? Ngo nuko hari ibyo ari bakabona biratinze, akabona hari ibintu rimwe na rimwe ibyo ashaka atabibona, akirara. Kandi enjeniyeri arahari. Rero nyumva neza, uyu Amosi yanditse iri jambo, ni ijambo rikomeye. Amosi yanditse, arandika ngo ndi mwiyerekwa. Amosi yari umuhanuzi kandi yahanuraga ibintu Imana imubwiye. Amosi uyu nguyu yari mwiyerekwa, ngo agiye kubona haje umuntu, ngo uwo muntu araza atangira kumwereka icyubakwa, amwereka pura runaka, amwereka ahantu barimo bubaka. Ngo arangije kuhamwereka, ngo ariko uyu mwubakisha cyangwa se uyu wamwerekaga ibyo ngibyo, ngo yari afite ikintu cyitwa timasi. Timasi mu yandi magambo ni igikoresho gikoreshwa mu buryo mu mushinga w'ubwubatsi cyangwa se mu kubaka, kiba gishinzwe gupima, kigapima uko inguni ihagaze, kigapima niba ahantu hagoramye cyangwa hagororotse, kigapima niba ibuye mushyizemo rimeze neza, kigapima niba inguni igororotse imeze neza. Mu yandi magambo mu ndimi z'amahanga bayita nivo cyangwa se imbaho y'amazi. Ishobora kuba nivo, ishobora kuba urubaho bakase neza, ishobora kuba hari n'abakoresha umugozi ariko ugororotse neza. Icyo bapfa nuko bapima bakabona ibyo bintu bigize gute, biri ku rwego babishakaho. Uwamwerekaga ibi ngo amwereka icyo bita timasi, ngo aramubwira ngo Amosi we, ngiye kuzana timasi, nindangiza nyinyuze mu bantu bawe. Aramubwira ngo kandi ntabwo nzongera kubanyuraho ukundi. Bivuze ngo iki? Bisobanuye ngo hari igihe yajyaga banyuraho akigendera akabihore, ariko kuri inshuro ngo ngiye kuzana timasi, nindangiza mpime. Rero naje kuvuga ngo ntiwirare, umwubakisha arahari. Ntiwirare, umwubakisha arahari. Timasi bivuze ngo iki? Ni igikoresho gipima kikareba niba ahantu hagororotse. Iyo basanze hatagororotse, nawe urabyumva nyine, bashyiraho akamenyetso gatukura kitwa towa, bivuze ngo ni ukuhasenya. Iyo basanze hatameze neza, iyo basanze ahantu hatagoroye, iyo basanze ahantu hatubakitse hatameze neza, bashyiraho akamenyetso kitwa towa. Ni akamenyetso ko gukuba kabaga kameze gutya, niba utakazi, akamenyetso bandikisha ikaramu itukura cyangwa se ibara ritukura bagashyiraho ngo towa, bivuze ngo ni ukuhasenya. Rero muri ubu buzima bw'Imana ndagira ngo nganire nawe, hongera ugaruke tuganire. Nari ndimo ngusobanurira nkubwira uko iryo jambo rivuze. None ndagira ngo wigenzure mu mwanya nakuyemo, ntabwo ndi butinde, mu mwanya mutoya igenzure. Muwe mu buzima bwawe urimo urabona imikorere yawe, urimo urabona mu gakiza kawe uburyo ki ugenda, uburyo ki ukijijwe, urimo urabona ibintu byose bigoroye, urimo urabona ibintu byose bimeze neza. Ese imyitwarire yawe, uburyo wera imbuto muri karitsiye, uburyo wera imbuto mu isoko aho ucururiza, uburyo wera imbuto mu kazi ukora, niba ari akareta cyangwa ari akabikorera ku giti cyawe, uburyo wera imbuto niba uri umushoferi mu gutwara imodoka kwawe, cyangwa se niba uri umumotari mu kumotara kwawe, uburyo wera imbuto aho ntuheka umukobwa ukagenda umusubiza akaboko inyuma ugenda umukorakora, aho nutwara umuntu mu modoka ukajya ugenda mbese ugira ibindi bintu runaka ukora, mbese urabona inzira zawe zigoroye. Ijambo ryavuze ngo hagiye kuza ikintu cyitwa timasi yije, bagakubitaho gutya bagasanga hari ibigoramye. Gahunda ni ukuhasenya, nta kindi kintu kiba gikurikiyeho, ni ukuhasenya. Ndagira ngo wigenzure neza, ntabwo ndi bugutindire, ahubwo ndagira ngo wigenzure neza, urebe mbese imikorere yawe. Ese hariya mu isoko ucururiza cyangwa se muri iriya botike ucururiza, umunzani wawe mbese umeze neza ku buryo bazanye timasi basanga ibyo bintu bigoroye. Ese hariya mu isoko aho nurangura ukavuga ngo wajya gucuruza uti ni ukuri kw'Imana rwose nabiranguye kandi uri mubeshyi. Ese kuri telefone aho uvugira mbese ibintu byose biragoroye, biri mu murongo mwiza. Biravuga ngo nzazana timasi. Amosi arabihanura. Nyumva neza, uyu munsi ntabwo ari Amosi uri imbere yawe, uyu munsi ntabwo ari Amosi murimo murebana, uyu munsi ntabwo ari Amosi, ahubwo ni njyewe Imana yatumye, ni njyewe Imana yatumye nje ngo nkubaze ngo mbese ibintu byose urabona bimeze neza. Timasi y'Uwiteka niza ikaza igapima, izasanga mu rugo rwawe ubanye neza n'umugabo. Ese timasi niza igapima
izapima izasanga wa mugabo ubanye neza n'umugore wawe. Ese Timasi y'Uwiteka izasanga hahandi hamwe uhurira namwe mu kagoroba k'ababyeyi, hahandi muba mwicaye murimo muganira. Iyo Timasi niza igakubitamo Timasi, umwubakisha akaza agakubitamo Timasi, azasanga ibintu byose bigoroye. Naje kukubwira ngo ntiwirare mama papa, ntiwirare Timasi. Umwubakisha arahari, kandi umwubakisha ahantu abanza akareka. Nagiye mbibona rega ku mashatsi, narabibonye nanjye nigeze ngera, nagiye mbona ntahagaze ngo yirirwa ahagaze aho ngaho. Reka ntabwo wamubona yiriwe ahagaze aho. Reka arabanza akigendera, icyapfa gusa araza akababwira uko muri bwubake, akababwira uko muri bukore, ubundi akigendera. Mu kwigendera rero aho ngaho niho harimo ibanga. Hari igihe urimo umuntu yirara akavuga ngo noneho nta uhari, reka nuba kuko shaka. Noneho iyo yaje araza agahagarara hirya hirenge, aho bita hirenge, akajya arebera akabona iguni, akabona ntimeze neza, akaba ati hariya ndahasenya tu. Akagenda akazana Timasi yiwe cyangwa se nivo yiwe, akaza akapima. Yasanga bigorana akakubwira ati shyira hasi. Se ntiwirare. Mbere wajya gusenga ukaba imbere y'Imana, none uyu munsi wa none wariraye. Wasengaga iminsi 3, wasengaga iminsi 2, yewe n'umwe wajya gufata ukawusenga, ariko uyu munsi wariraye. Iyo wiriwe bikageza saa 4 nta kintu urashyira mu nda, ngo uba wumva ngo mu nda ngo hari ibintu biriho, mbese wariraye. Ariko wikwirara mama, wikwirara. Umwubatsisha arahari, wikwirara. Mbere hari ukuntu wajya kugira urukundo, mbese ukumva ntiwarya wenyine, mbese ukumva wagaburira abashonji, mbese ukumva wakwambika abambaye ubusa, mbese ukumva uri kwa muganga wamusura. Ariko uyu munsi wa none wariraye. Ariko rero njye kuvuga ngo wikwirara. Umwubatisha arahari, kandi umwubakisha yaje nta kindi akora, akubitaho Timasi. Bibiliya iravuga ngo Amosi we ubonye iki? Nawe aravuga ngo mbonye Timasi. Aramubwira ngo iriya Timasi re niyo ngiye kuzana nkayinyuza mu bantu banjye. Timasi iraje. Ayi Timasi iraje. Timasi ije kunyura mu bashumba, Timasi ije kunyura mu baririmbi, Timasi izanyura mu bahanuzi, Timasi izanyura mu bavugabutumwa, Timasi izanyura mu bacuranzi. Timasi y'Uwiteka. Reka nkubwire uko wakwigenda kose, Timasi y'Uwiteka irahari. Timasi umwubakisha arahari. Reka mvugane nawe, urankurikiye ndabizi, cyangwa se ushobora no kwanga kumvira ijambo ukanga kuritega amatwi, ariko uzagenda muri bisi uzabyumva. Nujya mu isoko n'abantu basigaye bahashyira amabafure, uzakubitana nuko bashyizeho umuvugabutumwa, uzabyumva. Niwanga kubyumviraho uzafata telefone yawe, nujya kureba amayinite. Nabonye MTN nayo yarabikoze. Hari igihe ujya kureba amayinite ugakanda akanyenyeri 131 ugashyiraho urwego, wakwemeza ugakubitana n'ijambo ngo maze Imana ibwira umuntu iti kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuba mu byaha niko Yobu 28:28. Hari igihe bizaho, hari igihe babishyiraho. MTN yarabimenye, bivuze ngo nta hantu uzacikira Timasi. Ayiwe aho wajya hose ukuntu umwanditsi Yona Yobu niwe wabivuze ngo najya iburyo nagusangayo, najya ibumoso nagusangayo. Timasi y'Uwiteka iyo yaje iba yaje. Narinje kukubwira ngo ntiwirare mwene da. Abantu bazize muri iyi minsi, abantu bazize kwirara. Dore ikintu abantu bazize n'ukwirara ngo none se ngubundi ngo ko twajyaga ngo tuyasenga ngo twabibuze, ngubu twabibonye, ngubu ngo twananirwa kubirya. Yego ntiwananirwa kubirya, ariko wikwirara. Nibyo none se n'undi ko yasenga uzi ko nta gihari, ahubwo ko mu rugo gihari wayasenze, unafite n'icyizere cy'uko uri butaha ukiyakira. Kuki wikwirara? Timasi irahari, kandi umwubakisha ahagaze hariya. Nta kindi narinje kukubwira, nta nubwo narinje kukubwira cyangwa ngo utere ubwoba, ahubwo narinde wo nkwibutsa mwene data, nkubwira ngo wikwirara, kuko abantu benshi bariraye. Ariko woweho ni ijambo ry'Imana ivuga ngo woweho nkurikiranye, ugize amahirwe yo kumvira ijambo muri uyu mwanya kuri Isoko y'Abizeye TV. Reka nkubwire ngo wikwirara. Timasi y'Uwiteka irahari, kandi umwubakisha ahagaze aho ngaho. Imana iguha umugisha. Wari umaze igihe wariraye, wari umaze igihe umubona mbese uri mu gahuge, reka dusengane Imana. Cyangwa se urashaka imbaraga zo kugira ngo utirara, nabwo reka dusengane Imana. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Ariko mbere yuko dusenga, reka nkubwire iri jambo. Imana iguha umugisha, iri jambo giye kuvuga uritega amatwi kandi umurikire.
wankurikiranye ndagira ngo nkwinginge aho ngaho aho kuri iyo screen yawe, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora aho ngaho handitse subscribe, hakore dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza, dufatanye kubwira abantu ngo be kwirara, hakore ukandeho kandi no kukazogera, hanyuma umanuke hasi urebe ahantu handitse share, usharinga uhereza abandi bantu bose bumvira ijambo ry'Imana. Nurangiza kandi ukande kuri like, ako kantu kameze gutya ukandeho, hanyuma ujye no muri comment wandike ijambo, wakwandika rimwe, wakwandika amagambo abiri, watubwira uko bimeze, ntacyo bitwaye, ariko tubwire abantu ngo be kwirara, kuko abantu bariraye mwene data. Ariko wowe Imana iguha imbaraga zo kutirara. Data, mu izina rya Yesu, Imana nziza, Imana ikomeye, se umwami wacu Yesu, ijambo ritwibukije kutirara. None nyemerera Mwami, abari bariraye wongere ubagarure imbere yawe kandi ubagarure mu byiringiro. Abari batarirara nabo bambika imbaraga kugira ngo Mwami ntibirare, maze ubwo umwubakisha aze azasanga ibintu byose ari amahoro, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Amen.